siporo.
Vicine da Sport ya Fabia Rotifi. Ladies and gentlemen, Duceneko iminota mirongo icyenda mu kiro tuza kwa dufite imbaraga kuvana hakurya kugezanga singida tukayata amazi tukayata induru tukayata umutirikigaburu twashyize amatsinda twashyize group stage tonight turabisubiramo turatekereze kigali mu gihugu cya Tanzania wasiri ntabwo ko abayobozi b'uko bishimiye iminota mirongo icyenda yitoroshi amazi ijwi ryawe nuze kwishyura hamwe murebe umukinnyi wa Rayon Sports aragukeneye. Ladies and gentlemen, reka twikaze amakipe y'abiri mu gihugu muri French League, sibyo? Yes, andika wa timu ya Singida Black Stars kutoka Tanzania, namba 12 Abbas Obasogi, namba 11 Maurice Chukwu, namba 13 Anthony Chomitra, namba 3 Nixon Kibamage, namba 21 Adi Kofi, namba 9 Captain Khalid Aucho, namba 4 Khalid Habib Kiku, namba 6 Kwame Kike, namba 10 Maruf Chake, namba 17 Krotus Chota Choma, namba 9 Hos Waku. Kochi Otinya Singida Ninike Kiamouta Halimayo Amayo. Abajyaga bambaza ati matera ya Relax Foam na Dada Mattress cyangwa Rose Foam igurangahe cyangwa se bambaza ati twayibona dute, nkababwira ko ku ruganda baranguza badatanga detaye. None rero nje kukwereka iduka riragufasha kugira ngo ubashe kwibonera kuri izo matera. Ni iduka riri Nyabugogo ryitwa Kwizera Shop. Iryo duka rero ryegeranye na banke ya Beka iri hariya i Nyabugogo. Bivuga ngo rero wowe ukeneye kwigurira kuri izi matera uramanuka urasanga icyo cyapa nyine kikuyobora aho babafitiye matera zikomeye. Nimvuga ngo zikomeye byumve gutyo biraterwa kandi n'amahitamo yawe. Ubundi ugende ubabwire ati ndashaka matera ya Relax Foam na Dada Mattress ndetse na Rose Foam. Baraziguha rero kandi rwose uragenda uryame wumve uguwe neza wumve uruhutse. Kuba ari mu ntara ushobora kuvuga ati jewe aho ntuye ntabwo hacururizwa izi matera kandi birumvikana ntabwo hose hacururizwa matera, ariko ushobora kuvuga ati ngiye mbasha kugera i Kigali. Wageze i Kigali muri gare ya Nyabugogo ntibizakuvune kandi ntibizakugore. Wowe uzabaza hano banke ya Beka iri usohoka muri gare ya Nyabugogo ukagera kuri Feruje, noneho ukabaza ati nimunyereke banke ya Beka. Impamvu yo kubaza banke ya Beka utabajije izi matera nuko Nyabugogo haba hari abakomisiyoneri benshi bashobora kuyobya cyangwa se bigatuma ugura uhenzwe cyangwa se ukagura matera itujuje ubuziranenge. Ibyiza rero wowe uragira kwa Kwizera Shop akwereka izi matera. Hari matera nyinshi z'ubwoko bwose kandi matera uri bwifuze na zazindi ndetse abaganga bandikira abarwayi umugongo kugira ngo batabasha kubabara umugongo. Iyo matera nayo irahari, ni matera nziza ya befu. Ubwo rero byose babigufashamo cyane. Nimubahamagara rero kuri izi nimero, kimwe nuko ushobora kubahamagara uri mu ntara ukavuga ati ndi Nyabugogo ndashaka mu ntegurire matera ugasanga bayibonye. Nimubahamagara kuri 0782 05 52 28 07 82 05 52 28 ubundi baragufasha ndetse bagusobanurira byinshi birushijeho no kubijyanye n'ibiciro.